muhawe ikaze mwe mudahwema gukurikira Evariste Eva TV umunsi kundi kugira ngo uko mumaze kubimenyera Evariste Eva TV tubagezaho ibiganiro bitandukanye n'ibiganiro bibanzirizwa n'inkuru ariko nyuma yaho tukaza kumva amasomo ashingiye kuri iyo nkuru. Uyu munsi rero twabageneye n'indi nkuru ngira ngo muze kuyikurikirana, iraza kuba iryoshye, iraza kuba ari inkuru ibumbati amasomo menshi cyane, muze kuryoherwa. Umusaza igihe kimwe yatumiye abuzukuru be kugira ngo abarage, nuko arabicaza arababwira ati rero bana banjye, mbere yo kugira icyo mvuga nashaka kubanza kubaho umwitozo. Nuko nabo bati ibyo nabyo tubwire rwose. Umusaza yase azana inkoni 3 yegeranyije, ndavuga yahambiranije, arababwira ati rero umwitozo n'uyu nguyu, buri wese ngiye kumuha izi nkoni zihambiranije, ubundi uza kuzivuna ni uzatwara umugabane munini, ibindi biraza kuza nyuma. Ubwo yahereye ku muto. Umuto ati ariko muzehe nawe urasesa rwose, utu dukoni nitwo wavuga ko ntavuna, reka nkwereke. Nuko umuto arazifata agerageza uburyo ubwo ari bwo bwose, ariko biranga, biramunanira kuzivuna. Nuko agenda kwa kabiri, ndavuga uwo hagati, uyu nawe ati uyu nuko akiri muto nakabaraga aragira, zana rwose nzivune mu gihe gito cyane. Nuko aragerageza mu buryo bwose, nawe biranga. Hari yasigaye umwe ari we mfura, ati nimuve mu nzira mwabana mwe, mbereke umumaro wo kubatanga kubona izuba. Nuko aragerageza uburyo ubwo ari bwo bwose, ndetse anatwara umwanya muremure, ariko nawe biramunanira. Bose n'ibimwaro byinshi bati muze uyu mwitozo rwose wari ukomeye cyane. Umusaza ati rero izi nkoni kuzivuna byari byoroshye nk'uko mwabivugaga, gusa uburyo mwabikoze byari bigoye kuzivuna, ahubwo reka mbereke uburyo bikorwamo. Umusaza afata za nkwi, ndavuga za nkoni zihambiranije, nuko afata imwe arabanza arazihambura, birumvikana, afata imwe arayivuna, afata iya kabiri nayo arayivuna, n'iya gatatu abigenza atyo. Ati rero bana banjye, nashakaga kubaha isomo rikomeye muri uyu mwitozo, ni ugushyira hamwe, ni ugushyira hamwe. Umusaza ati iteka ryose umuntu wese ari wenyine akitandukanya n'abandi, akibwira ko yihagije, umwanzi aba afite ubushobozi bwo kumunesha byihuse. Ndetse nk'uko mwabibonye kuri ya nkoni ya mbere, imwe navunye yonyine, ndetse na ya nkoni ya kabiri, kuko nari namaze kubizitandukanya. Ariko umuntu nibwira yuko uko yaba ameze kose akeneye mugenzi we mu nzira, kandi akibwira ko hari ibyo ashoboye undi adashoboye, nanone akamenya ko hari ibyo undi ashoboye wadashoboye, icyo gihe umwanzi ntazabashobora, ndetse ntazabasha kumenyesha uko yiboneye. Nuko rero bana banjye, nimuhuze umutima ndetse mugahuza n'imbaraga, muzagera kuri byinshi kandi mugere kure. Kuko umwe mu bahanga yaravuze ati niba umuntu ashaka kwihuta ntagende wenyine, ariko kandi nashaka kugera kure ajyane n'abandi. Gushyira hamwe, urunana, guhuza umutima, ayo ni amagambo akoreshwa mu rwego rwo kugaragaza ko umuntu adakwiriye kwijyana mu rugendo, mu gihe abo bari kumwe bafite intumbero imwe, bafite aho bajya hamwe. Buri umwe muri twebwe aba afite ibi muri we. Ati njyewe rwose nakwigira, kandi nzi ko nabikora njyenyine. Ati kandi ndumva n'abantu nkeneye kwiyubakira ubuzima njyenyine. Yego nibyo. Ati njyewe nzi ko nakigenga nkabishobora. Ni byiza pe. Gusa nigeze numva bamwe mu bakina imikino itandukanye, ngira ngo murayizi, ati reka dukorere hamwe nk'itsinda. Iryo jambo naryumvise kenshi. Ati se kubera iki bavuga ngo dukorere hamwe nk'itsinda? Tubigaruye mu buzima bw'umwuka, hari n'icyanditswe kivuga ngo ukunda Uwiteka n'umutima wawe wose. Nibyo pe, ariko wowe wenyine biragoye. Reka tubere hamwe, ubundi umuntu ushaka kugenda wenyine cyangwa ushaka kuba nyamwigendaho kunababayeho, mu by'ukuri gushaka kuba twenyine ni umwanzi wacu wa bucece utuje.
gushaka kuba nyamwigendaho harimo kwishyiraho hejuru, twibwira yuko twebwe ubwacu mu rugendo dushobora kugerayo amahoro kandi nta zindi mbaraga dukeneye. Ukibukirwa ko buriya umugenzi akenera shoferi kugira ngo agere iyo ajya, kandi buriya ku batwara ibinyabiziga bitwara abantu benshi bigaragara ko na shoferi aba akeneye abagenzi. Si ibyo gusa kandi umuntu uri nyamwigendaho rwose yumva ko kuba yakora icyaha ari bisanzwe, kuko ntabwo abasha gutekereza ku bibwe, kuko akenshi ntabwo ahugurika. Dawidi yamenye iby'icyaha yakoze igihe umuhanuzi Natani yamugeragaho. Bizagorana kumenya uwo uri we neza igihe uzaba uri nyamwigendaho wigendana. Ikibazo kiti ese ubundi ninde wanyumva? Iki kibazo umuntu uri nyamwigendaho ntiyakibura, kuko aba atekereza ko ntawamwumva pe iyo ibyago bimugwiriye, bityo akenshi akumva ko byaba byiza byigumaniye, kandi gahoro gahoro biramuyobora, biramukontorora, bikaba byatuma afata umwanzuro ugayitse cyangwa udafashije. Uyu munsi wigwaho mu gikarito cyo kuba nyamwigendaho, kuko ubuzima bwa gikristo nitwe ntabwo ari njye, ariko kandi ni nayo ndavuga Imana, kuko bajya bavuga ngo abagiye inama Imana irabasanga. Uyu munsi abakiri bato cyangwa abizera bashya nta cyizere babimazemo igihe baduha, ndavuga abakuru mu gakiza nk'uko tujya tubivuga kenshi. Kuko ejo bundi numvise aho umuririmbyi umwe atifuje iterambere rya mugenzi we, bakora umurimo w'Imana umwe, ngo ni uko bari mu matsinda atandukanye. Uyu muzi njyewe mbona nutarandurwa uzashibukamo igiti cy'inganzamarumbo, gutema bigoye bitewe n'uko amashami kizagaba azaba ari magari. Njyewe mbona aho abantu bagana atari heza, ahubwo nk'uko icyuma gityaza ikindi, ntekereza ko ariko na mugenzi we yagakwiye kukaza mugenzi we. Icyakora mbona Imana yaduhishe ikintu cyiza, ndavuga kureba mu mitima ya bagenzi bacu, kuko iyo tugira ubwo bushobozi ibaze nawe, binsubize kandi unsubize. Reka iki cyo kiragatsindwa. Imbuga nkoranyambaga ni igikoresho cyiza cyo gusebanya, ngo babyise kubwizanya ukuri. Umukozi w'Imana ase ubundi ubwo ni umukozi w'Imana, natinya gusebya mugenzi we kandi yivuye inyuma yibwira ko ari kubaka kandi ashwida, ari gusenya ndetse cyane. Njyewe nyiri muto nari nzi ko no mu ijuru hazabamo ibyiciro by'amadini cyangwa se amatorero bitewe n'uko abantu babyita, gusa maze kumenya ko atari ko bimeze. None nibaza impaka ngo turwanye naho zituruka, ko nyiri inzira yatanze igisubizo ati ninjye nzira y'ukuri n'ubugingo, nawe ujya kwa data namujyanye. Ese izindi nzira ubwo zituganisha he? Mumbwire namwe. None se niba umwami ari umwe, inzira imutegeza ikaba ari imwe, aho tujya hakaba hamwe, mwaretse tugasenyera umugozi umwe, buri wese akabona mugenzi we nka mwene se, ariko atari mu magambo gusa, cyane ko ariko bimeze muri iyi minsi ndetse no mu bikorwa. Nshuti yanjye, ntawe utakosa, bityo amakosa ya mugenzi wawe nabi impamvu yo kugutandukanya nawe, ahubwo umenye intege nke ze, umutere ingabo mu bitugu. Erega buriya umwana mutoya akenera umuntu umuteresha udutambwe kugira ngo amenye kugenda, kandi n'umusaza ugeze mu zabukuru akenera umuntu umusindagiza. Rero uko waba uri kose, intambwe ari yose waba umaze kugeraho, ukeneye umuntu, ukeneye abantu. Naho zinekeze ndavuga ngo nibyo ubuzima tubaho hano mu isi, ariko nza gusanga ku munsi ndavuga wa nyuma umuntu ari hano ku isi ntabwo yashobora kugira icyo yimarira ngo yiterure yisubize mu gitaka nk'uko ngo yakivuyemo. Rero ruriya ni urugero rwiza
rwatwereka ko iteka ryose ukeneye abantu, iteka ryose ukeneye umuntu. Uyu munsi nawe utafasha kandi nawe utagufasha. Yesu si Afurika, Amerika se, Uburayi, Aziya, Australia se, hoya, ahubwo Yesu ni uwa twese, kuko ahamagara abo mu isi yose ngo bamusange. Nuko nk'uko umubiri umwe ufite ingingo nyinshi kandi ingingo zose zikaba zidafite umumaro umwe, natwe niko turi, kuko turi benshi nyamara turi umubiri umwe muri Kristo. Umuntu wese ni urugingo rwa mugenzi we. Zana impano nanjye nzana iyanjye, twubake ubwami bw'Imana. Tugushimiye wowe wafashe umwanya ugakurikira Evariste Eva TV. Ngira ngo uyu munsi ikiganiro twari twabateguriye, isomo mwamaze kurikuramo rikomeye, ni uguhuriza hamwe, gushyira hamwe, aho kugira ngo dufate umwanya wo gusenyana cyangwa wo kurwanyana, ahubwo dufate umwanya dushyire hamwe, twubake ubwami bw'Imana. Iryo juru twirirwa tuvuga buri munsi, ibaze ubundi uryisanzemo wenyine, wisubize nanjye nisubize, bigutere gushyira hamwe n'abandi. Niba utarakora subscribe uyu munsi, jya hasi aho ngaho kandi subscribe, kuri ako kazogera, kandi inkuru niba igufashije usangiza abandi kugira ngo barusheho gukurikirana ubutumwa buri muri yo. Mwakuze cyane, Imana imuhe umugisha, mugire amahoro.